ariko cyokora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumamya Yudaya n'i Samariya no kugera ku mpera y'isi. umukozi w'ikuzimu ninde? ntubabare wihangane wireke imirimo yawe. Nitwa Pastor Muhirwa Alexis, ndi umupasiteri dukorera mu itorero rya Kigali Miracle Center hano Kimironko. Turashimira rero ubuyobozi bwose, umushumba mu bishop w'iri torero Holy Spirit Church kuba badutumiye kugira ngo dutange ijambo ry'Imana kuri iyi televiziyo. Tugiye kuganira rero ijambo ry'Imana uyu munsi Imana yashyize ku mutima wanjye. Turaganira ku ijambo nahaye umutwe uvuga ngo muri Yesu, abafite Yesu cyangwa se muri Yesu harimo byose, cyangwa se ufite Yesu abafite byose. Niryo jambo tugiye kuganira. Tugiye kwifashisha rero mu butumwa bwiza bwa Matayo, niho tugiye gusoma. Turasoma ibice byaho 6. Tugiye gusoma ku murongo waho wa 33. Twumva icyo jambo ry'Imana ritubwira. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Reka dusome. Haravuga ngo ahubwo mubanze mushake ubwami no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Amen. Ndashaka kuvuga kuri iri jambo bantu mu nyumva aho muri hose. Ijambo rivuga ngo gushaka ubwami bw'Imana. Bibiliya iratubwiye ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo ibindi byose muzabyongererwa. Ntaze urugero mu bwami. Iyo tuvuze ubwami buba bufite ibintu byose. Ubwami buba bufite ibikoresho byose. Ubwami buba bufite buri kintu cyose kibaho, nk'uko namwe musanzwe muzi ubwami. Ariko Yesu aravuga ngo nimushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo ibindi byose muzabyongererwa. Haleluya. Bivuze yuko iyo tumaze kwakira Yesu, iyo umwami Yesu amaze kuba muri twebwe, tukakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwacu, kuko muri we harimo byose. Mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cyaho cya mbere ku murongo wa 12 haravuga ngo cyokora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'ubushake bw'umugore cyangwa bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Abo baba bamaze kuvuka, baba bamaze kuba abana, baba bamaze kubyarwa. Bivuze iki? Birasobanura yuko abantu mu isi, abantu bose ku isi baremwe n'Imana. Kuko nubwo Satani ariho, imikorere ikaba iriho, ariko ntabwo Satani yigeze arema umuntu. Umuntu wese yaremwe n'Imana. Ariko igisabwa ni iki? Bibiliya iratubwiye ngo uwamwemeye yarabyawe. Yabyawe ubwa kabiri. Uwo yabyawe n'Imana, yabyawe ubwa kabiri, abyarwa n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Uwo rero wamaze kubyarwa yamaze kuba umwana. Iyo umuntu amaze kuba umwana rero, dufashe n'urugero umwana mu rugo, aba afite uburenganzira bwose mu rugo. Mfite abana, ariko abana bangiye baje ku cyumba cyanjye ntago basaba kubanza kuvuga ngo barakomanga, binjira nk'abana mu cyumba cyo kwasi. Twebwe rero iyo tumaze kubyarwa ubwa kabiri n'ijambo, tuba tuhirutse abana. Nateguye iri jambo rivuga ngo muri Yesu, ngo abafite Yesu cyangwa se muri Yesu harimo byose. Bivuze ko umwana mu rugo kwa Yesu afite byose. Haleluya. Yesu rero avuga iki muri uyu murongo dusomye? Ngo nidushaka ubwami bw'Imana. Hari igihe rimwe na rimwe tujya tubaza gushaka ibintu bitari ngombwa, ariko twamaze kubona Yesu tukashaka ubwami, tukamugira nk'umwami, muri we harimo byose.
muri Yesu harimo byose, muri Yesu harimo imbaraga, muri Yesu harimo ubushobozi. Yesu nashimwe cyane. Muri Yesu harimo gukira. Ndagira ngo mbamenyeshe yuko iyo tuvuga ngo muri Yesu harimo byose, ni ukuvuga ngo nta na kimwe kibuzemo. Hari igihe rimwe na rimwe abantu bagenda bakajya kwa muganga, rwose umuganga akamubwira ati ubushobozi twari dufite burarangiye, ubushobozi twari dufite burashize, kubera yenda no kutanamubwira yuko igihe cye cyo gupfa kigeze. Bakamubwira bati ihangane, twagerageje, iyi ndwara urwaye turareba tukabona rwose utazakira, ahubwo utegereje kuzapfa. Utegereza umunsi. Ntabwo banamubwiye ngo utegereje kuzapfa, ahubwo basa nk'abamushyize ku ruhande. Ariko jyewe uri hano uyu munsi, ndagira ngo ngire ibintu bimwe ngutangariza. Haleluya. Muri Yesu harimo imbaraga zibohora. Yesu yageze kwa Lazaro mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 11. Ndagenda mbahereza ibice, sina ngombwa kugenda avuga imirongo, mwe mwisomere muze kwikurikiranira. Ahageze ngo asanga Lazaro yapfuye. Asanze Lazaro yapfuye, abashiki be baramubwira bati ariko ko twagutumyeho tukagutumaho ngo ngwino, mushiki wa musaza wacu ararwaye ugasibira ukanga ukuza kubera iki? Ariko Yesu yarazi icyo ari bukora ahageze. Reka nkubwire mwene data, birashoboka ko unarambiwe, ufite uburwayi burambiranye, urumva urambiriwe ahantu, urumva ibintu bigukomereye, ndetse no kwizera ibyiringiro byamaze kukurangirana muri wowe, urumva amajwi ari menshi akubwira ngo uzapfa, rwose ubuzima bwawe buragiye. Ndagira ngo ngutangarize ngo muri Yesu harimo byose. Yesu ashimwe. Iyo umufite byose, muri we harimo imbaraga zikiza. Ageze kwa Lazaro, bashiki be baramubwira bati ubu ngubu yarapfuye, twaranamushyinguye, amaze iminsi ine mu gituro. Bibiliya yatubwira ngo Yesu arababwira ngo ni mu ndwara aho ari, ni mu ndwara aho mwamushyize. Baravuga bati ariko mwigisha Yesu, uradutwara aho ngaho, uratubwira ngo tujye aho ngaho aho ari, kandi yaranutse amaze iminsi ine mu gituro. Yesu aravuga ati nigiye kuzuka, ni mu ndware, nzi icyo gukora, ningera ibintu birahinduka. Bibiliya iratubwira ngo Yesu ahageze, ageze ku gituro aho Yesu bamushyinguye, ngo arababwira ngo nimukureho urutare, nimubwirire icyo gitare nimugikureho. Yesu nashimwe cyane. Tuvuge ngo haleluya. Ngo igitare barakibirindura, ngo arababwira ngo nimumuhambure iyo myenda mwamuziritseho. Mu by'ukuri Lazaro yazutse ari muzima. Yesu nashimwe. Bibiliya yatubwiye ngo nimushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo ibindi byose muzabyongererwa. Bivuze iki? Bivuze ko muri Yesu harimo byose. Muri Yesu harimo gukira indwara, muri Yesu harimo kubohoka, muri Yesu harimo ubutunzi, muri Yesu harimo ubukire, muri Yesu harimo imbaraga zituma umuntu yongera kubaho atarariho. Muri Yesu harimo, umva, muri Yesu ufite agahinda kawe habuze uwagakiza, agahinda kawe wumva ufite igikomere cyananiwe gukira, ufite umubabaro muri wowe. Yesu yaravuze muri iri jambo biri mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cyaho cya 11 ku murongo wa 28. Reka tuhasome naho mu izina rya Yesu, twumve iki jambo ry'Imana ririmo ritubwira ku murongo wa 28 ku gice cya 11. Reka dusome. Haravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Amen. Tuvuge ngo haleluya.
uyu ninde urimo uvugira ijambo? Ni Yesu. Aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze ahondi, nimuze ahondi ndabaruhura, ngo kuko ndi umugwaneza, ngo kandi nkaba noroheje mu mutima rwose. Narimo kubwira aya magambo kugira ngo unyumve neza mu izina rya Yesu. Tuvuge ngo haleluya. Yesu niwe wenyine, Yesu niwe wenyine washobora kuruhura imitwaro yawe yose ikuremereye. Hari umuririmbyi umwe waririmbye aravuga ngo bamwe biringira abakomeye, ngo abandi biringira amagare yabo, ngo abandi biringira amafarashi, ngo abandi biringira ibigirwamana, ngo ariko ibyo byose ni ubusa. Nta wundi muntu ushobora kukuruhura imitwaro yawe ikuremereye. Yesu yashobora kukuruhura, Yesu yagukiza, Yesu yagukuraho ingoyi zikuboshye, Yesu yagukiza indwara. Arimo aravugira ijambo ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura, munyigireho, ngo kuko ndi umugwaneza. Oh haleluya, 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 haleluya. Kuko ndi umugwaneza, ngo kandi umutwaro wanjye ntabwo uruhije. Yesu nashimwe cyane. Ku murongo waho wa 30 haravuga ngo kuko kunkorera kutaruhishe n'umutwaro wanjye utaremereye. Amen. Ngo kunkorera ntabwo biruhije, ngo kandi n'umutwaro wanjye ntabwo uremereye. Ni ukuri ndagira ngo ngutangarize aya makuru numva Uwiteka arimo ashyira ku mutima wanjye. Yesu nashimwe. Bibiliya irimo iravuga ngo niwe wenyine wakuruhura. Ndimo ndavugana n'umuntu wese unyumva aho uri hariho hose, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, waba uri hanze y'iki gihugu, waba uri mu bihugu bya Aziya, waba uri mu Burayi, aho waba uri hariho hose ukaba ufite amakuru atandukanye n'ay'abandi bantu bose bakwiriye bafite. Urarwaye, abantu barakubwiye ngo genda utegereze gupfa. Ndaguha itangazo uyu munsi, ndakubwira ngo muri Yesu harimo imbaraga zibohora, muri Yesu harimo imbaraga zikiza, muri Yesu harimo imbaraga zirukana abadayimoni. Bibiliya irambwira mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 10 guhera ku murongo wa mbere ngo nuko Yesu ahamagara abigishwa be abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni, ngo no gukiza indwara zose, ngo ndetse n'ubuganga bwose. Oh haleluya. Urarwaye, muri wo harimo imbaraga zikiza. Mwana urahambaye, uri Imana ikomeye. Urumva ubuzima bwawe mugeze kure, muri wo harimo imbaraga zibohora. Ndimo ndakubwira ijambo rivuga ngo iyo ufite umwana, iyo uri mu bwami bwe, iyo uri umwana mu rugo muri ubwo bwami, iyo wamwakiriye mu mutima wawe, iyo wabyawe ugakabira ukabyarwa n'ijambo, muri we harimo imbaraga zagukiza, muri we harimo imbaraga zakongerera ubuzima. Ngo n'ubuganga. Bibiliya ivuga n'ubuganga. Iyo ivuze ubuganga ivuga malariya. Ubwo butware Yesu yarabuduhaye. Ndasoma icyanditswe kiri muri Yakobo mu bice 5 umurongo wa 15. Bibiliya iravuga ngo uhereye ku murongo wa 14 cyangwa se uhereye ku murongo wa 13 muri icyo gice cya 5 haravuga ngo mbese muri mwebwe hariho umuntu wishimye naririmbira Imana? Ngo mbese muri mwebwe hariho ubabaye nasenge? Ngo mbese muri mwebwe hariho urwaye ngo natumira abakuru b'itorero bamusengere? Hey haleluya. Bibiliya twemera no gusengera abantu tubarambitseho ibiganza. Ngo isengesho ryo kwizera ku murongo wa 15, ngo isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi, umwami amuhagurutse, ngo naho yaba yarakoze ibyaha azaba bibabariwe. Tuvuge ngo haleluya. Muri ibi bihe turi mu bihe bya corona, abantu bari mu mazu, ntabwo turimo duterana, ntiturambikaho abantu ibiganza, ariko ndagira ngo nkubwire ngo niyo wakwizera wumvise iri jambo gusa
ukizera wumvise aya magambo ndimo nkubwire, ntabwo wabura kubohoka, ntabwo wabura gukira. Wizeye Yesu ukamwizera nk'umwami n'umukiza mu mutima wawe, ukaba waramwakiriye, ukizera ibitangaza, ukumvira ijwi ryanjye ndimo mvuga, ndimo nkubwire, wabohoka, watanga ubuhamya, watangira kuvuga ibitangaza wahuye nabyo, kuko imbaraga z'Imana zibera hose icyarimwe. Yesu nashimwe cyane, tuvuge ngo haleluya. Icyo rero narimo mvuga ngo hari imbaraga muri we, hari ubutware muri we. Muri Yesu harimo byose, muri Yesu harimo gukiza, muri Yesu harimo imbaraga. Niyo ya mpamvu yavuze ngo nitubona ubwo bwami, nitubanza gushaka ubwami, ibindi byose tuzabyongererwa. Tubyongererwa gute? Tubibonera muri we, muri we dukiriramo, muri we turiramo, muri we tugenderamo. Oh haleluya. Muri we dutwariramo n'imodoka. Niyo dutwaye imodoka tuba tuyitwaye turi muri Yesu kuko twabaye abana mu rugo. Haleluya. Niyo turi muri za biro tuba turi muri we. Reka mbabwire, nari maze iminsi mbwira abantu kubera iki cyago cyateye mu isi yose, haba abacuruzi, usibye muri iki gihe nko mu gihugu cyacu batangiye gukoramo gake gake, ariko mu minsi yashize buri wese yari ari mu nzu. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo nta gihe na kimwe umuntu w'Imana uri muri Kristo Yesu adaterana. Duhora mu materaniro ibihe byose kubera ko umwami aba ari muri twe, ateranira muri twe. Pawulo yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo mbese ntimuzi ko muri insengero z'Imana, ntimuzi ko mwebwe ari mwebwe rusengero rw'Imana. Mbere rero y'aho duhurira mu nsengero hanze, nitwe torero rya mbere, nitwe rusengero. Haleluya. Turi urusengero, turi amateraniro. Kristo ari muri twebwe kuko twarabyawe, twaramwakiriye. Tuvuge ngo haleluya. Yohana igice cya 14. Ndenda gusengana nawe mu kanya, uhita uzamura kwizera mu izina rya Yesu. Wowe unyumva aho uri hariho hose, kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Mu butumwa bwiza bwa Yohana niho tugiye gusoma mu gice cya 14, twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira kuri uyu munsi mu izina rya Yesu. Igice cya 14 haravuga ngo Yesu asezera ku bigishwa be. 25 haravuga ngo ibyo mbibabwiye nyiri kumwe namwe, ariko umufasha ari we Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutse ibyo nababwiye byose. Amen. Tuvuge ngo haleluya. Iri ni ijambo Yesu yavuze akiri hamwe n'abigishwa be. Arababwira ati ibingibi mbibabwiye nkiri kumwe namwe, sindabavanwamo, sindagenda. Oh haleluya. Mbibabwiye nkiri kumwe namwe, sindavanwamo, sindagenda. Atariko nyuma yanjye gatoya hari umufasha uzaza. Oh haleluya. Hari umufasha nzohereza, uwo azaza. Yesu nashimwe cyane ngo ndetse azakomeza guhara mu buzima bibutse ibyo nababwiye. Icyo shoje mvugana nawe mwene data, ndakubwira ngo ufite umufasha. Dufite umufasha ubana natwe, uwo Yesu yadusigiye byose, kuko muri yo harimo byose. Oh haleluya. Iyo usomye ibyakozwe ni mu gice cya mbere umurongo waho w'8, haravuga ngo nuko cyokora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumamya Yudaya ni Samariya no kugera ku mpera y'isi. Mu bice bibiri byakozwe n'intumwa abantu bahawe Umwuka Wera. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo uwo mufasha twaramuhawe, uwabana natwe. Yesu ni byose muri byose. Iyo tumufite tuba dufite byose. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ndagira ngo rero mugeze hiri jambo, kandi ndagira ngo nongere sengane nawe muri aka kanya mu izina rya Yesu. Ndagira ngo ufate uyu mwanya dusengane, nkubwire ngo nongere subiremo mu magambo narimo nkubwira muri aka kanya. Narimo mvuga ngo iyo umufite uba ufite byose. Narimo mvuga ngo imitwaro ikuremereye, agahinda ufite kakuremereye,
indwara zikuriho zananiranye, muri we harimo byose. Wakire kubohoka muri aka kanya mu izina rya Yesu. Wakire gukira mu izina rya Yesu. Wakire ubuzima mu izina rya Yesu. Wizere mu izina rya Yesu. Muri we harimo gukira. Hari ububasha yadusigiye, hari ubutware mu bakozi b'Imana. Yesu ntabwo azagaruka kubwiriza ubutumwa bwiza, hoya, yasize abikoze, yarabidusigiye. Iyo duhagaze nk'abashumba tuvuga ubutumwa, tuba duhagaze mu cyimbo cye, tuba turi mu murima yasize ahinze, yarawukoze arawuhingira, arabambwa ku musaraba, asiga abakozi ku murimo. Abatubanjirije bamwe barakoze baragenda, abakozi barasimburana. Natwe turiho uyu munsi nk'abashumba, nk'ababishopu, nk'abarevera n'abandi bose batandukanye bahagaze muri uyu murimo. Abo nabo yasize bahagaze muri icyo cyimbo. Iyo duhagaze muri uwo mwanya tuba duhagaze mu murimo yakoze. Natwe tuzagenda, n'abandi bazakomeza kuvuga, ariko impamvu tubabwira aya magambo ni uko tuzi ko muri we harimo imbaraga zibohora. Wizere mu izina rya Yesu, Imana irakora igitangaza. Reka nsengane nawe iri sengesho, icyubahiro kibi cy'Imana. Mana, mu izina rya Yesu ndasenze muri aka kanya, duhagaze mu bubasha duhabwa n'Imana. Turategetse muri imbaraga izo arizo zose z'umwanzi, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana, twarimo tuvuga ijambo ryawe, hari abantu barimo batwumva, hari abari hirya no hino barimo batwumva, hari abari mu bihugu bitandukanye barimo batwumva. Birashoboka yuko ijambo ryawe ritubwiye hari ababa bafite ibibazo bitandukanye, hari abarwayi bafite indwara zananiranye, hari abafite ibibazo babuze uwabikiza, hari abafite agahinda gakomeye. Ariko muri aka kanya dutumye ijambo ryawe. Ijambo ryawe rifite imbaraga, ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe rirabahora, ijambo rivuye mu kanwa kawe rirarema. Mu izina rya Yesu Kristo turategeka indwara, turategeka indwara kuva ku buzima bw'abantu, turategeka za kansa kuva ku buzima bw'abantu, turategeka za diyabete kuva ku buzima bw'abantu, turategeka ububabare butandukanye kuva ku buzima bw'abantu. Aka kanya mu izina rya Yesu, hari ababa batwumva mwami batarakizwa, batarakira agakiza, turohereza ijambo ryawe. Waravuze mu Baroma ibice byawe 9 ku murongo wawe wa 10 ngo nitwizere mu mitima yacu tukabyatura mu kanwa kacu yuko Imana yakuzuye, ngo tuzakizwa. Ngo kuko umuntu yizera mu mutima akabyatura mu kanwa ke akabarwaho gukiranuka, turatangaza agakiza kawe mu mitima y'Abanyarwanda, turatangaza agakiza kawe mu batwumva bari mu bihugu bitandukanye, mu izina rya Yesu Kristo. Iyo wakizaga abantu mu mwuka ukabamba agakizwa, wabakizaga no mu mubiri. Imbaraga zawe zigendagende, imbaraga zawe zibohore, imbaraga zawe zikiza abantu mu izina rya Yesu Kristo, kuko uri Imana igira neza. Mana, turagushimye kuko witeguye gukora ibitangaza. Watanze Yesu arabambwa ku musaraba kugira ngo twebwe abari inyuma y'amasezerano, kugira ngo twebwe abatari bafite amasezerano tubashe kuyahabwa. Turizeye, twizeye kukoze, twizeye kuremye. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu dusenze twizeye. Amen, 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 amen. Imana ibahe umugisha, amahoro y'Imana abane namwe, mukomeze mwizere, muze ijambo ry'Imana. Yesu ari kumwe namwe, muri Yesu harimo byose, muri Yesu nta kimunanira, muri Yesu harimo ububasha bwose. Umwizere, umwakire mu mutima, ugendere muri we, mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.